ndagira ngo mbibutse ko ari umuntu yabaye umukinnyi wa filime rurangiranwa, yabaye umuhanzi rurangiranwa, yabaye umukomediye rurangiranwa, yagize fame yose ishoboka. Ndibwira yuko niba yaragerageje kuvuga bino bintu bimuvuyemo ni experience y'ubuzima yanyuzemo, kandi ngira ngo numwe wabashije kugerwaho n'ibyiza isi ishobora kuba yatanga. Iki kiganiro rero kugira ngo njye kugitegura nagize inspiration ku muhanzi w'umunyamerika, ntago namwita umustar ahubwo namwita umusuperstar, Will Smith, kuko ibigwi bye biratangaje, ibyishimo byose umuntu ashobora kuba yagira mu isi yabigezeho. Niyo mpamvu mu kiganiro yajyanye na podcast yo muri Amerika yitwa Drink Champs, aya magambo bene ndayumvishije numva hari ahantu nkoze, harandi bisa ndari narumvishije mu ndirimbo, ariko nanone nsanga n'ubundi ari ibintu tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi, mpitamo kuvuga nti kuki aya magambo ntayasangiza abakunzi babivuge TV. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo mbasangize ibitekerezo by'uyu muhanzi uko yabisobanuye, nanjye ubwanjye nicyo mbitekerezaho. Ni amagambo ashobora kugira icyo ahindura mu mitekerereze yacu no mu buryo dufata ubuzima, uko twitwara muri situation zose twisanzemo. Bivuge TV. Tuzi neza yuko ubuzima ari urugendo, nkunda kubivuga, urugendo rufite aho rutangirira n'aho rurangirira. Ofete ubuzima ni igihe kiri hagati yo kuvuka no gutabaruka, iyo intervalle irimo hagati niyo twita ubuzima. Ikiganiro cy'uyu munsi rero kiradufasha kugira ngo turebe imyitwarire hagati muri intervalle twise ubuzima. Yarahiriwe yagezeyo, cyangwa se yarakubiswe yararangiye. Bavandimwe mwese muri kudukurya naho muri hose, murakaza neza kuri Bivuge TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu abantu benshi batekereza ko ari impera y'urugendo, nyamara siko biri. Hari ijambo bita rock bottom, hari n'irindi ryitwa cliff top. Rock bottom irakubabaza ariko kandi ishobora no kugukiza. Cliff top yo iragushimisha cyane ariko kandi ishobora no kukurimbura. Ikibazo dusigara twibaza ni iki: ese iyo ugeze kuri iyo cliff top haba hasigaye iki? Ese niyo mpera y'inzira cyangwa niho ubuzima nyabwo butangirira kugerageza? Niba uri kuri iyo cliff top cyangwa uri mu nzira yo kuhagera, iki kiganiro ni icyawe. Guma hano wumve neza. Ubu tumaze kumva ko ubuzima bufite impande ebyiri zikomeye. Hejuru aho umuhanzi yise mu bushorishori yatabona, no hasi aho agereranya nko kugwa nk'ingati imennye. Rock bottom aho ibintu byose bisenyuka, na cliff top aho ibintu byose bisa nk'ibyagezweho, naho umuntu agera hejuru cyane. Fame, money, pleasure, attention, aho buri muntu wese aba aguhanze amaso, aho nawe ubwawe wumva warageze ku nzozi zawe, aho buri wese yifuza kuba nkawe, ariko hari ukuri abantu batavuga. Rock bottom ishobora kukubaka, cliff top ishobora kugusenya. Muri kiganiro tugiye kugereranya zino situation zombi uko ari ebyiri, nizo duhora dusimburanwamo muri buno buzima tubayeho. Iyo uri hasi uba uzi ko ukeneye kuzamuka, ariko iyo uri hejuru ushobora gutangira gutekereza ko nta kindi gisigaye. Niho rero ibibazo bitangirira, aho amafaranga atakigushimisha, aho fame ihinduka umutwaro, aho ibyo wifuza byose ubibona ariko ugasigara wumva hari icyuho imbere muri wowe. Iyo ni cliff top nyayo. Naho umuntu abura intego, aho umuntu yibaza ati si nyuma y'ibi byose hari iki kindi? Uyu munsi ndagira ngo mbwire ikintu kimwe: ntuzigere utekereza ko kugera hejuru ari byo bisoza urugendo, ahubwo nibwo rutangira gusaba imbaraga nyinshi kuruta mbere. Komeza wiyubaka imbere, shaka impamvu irenze fame na money, wige kuba ufite intego atari ibintu gusa, kuko iyo utabikoze ushobora kugera hejuru ariko ukabura aho uhagarara. Ibyo bikanisanisha n'icyo nkunda kwita ubuzima bufite intego: kubaho uriho, uzi icyo ushaka, uzi icyo ugamije, ufite igishushanyo mbonera cy'uko ushaka kubaho ubuzima bwawe. Nubwo hatabura ibitsitaza, ariko byibura umuntu ntabe mu buzima mu kavuyo, utagenda inyuma y'icyuka, utazi ibyo urimo. Ni muri urwo rwego rero nagira ngo mbagezeho mu magambo ye bwite, n'amagambo ye yivugiye kuri experience ye. Ndagira ngo mbibutse ko ari umuntu yabaye umukinnyi wa filime rurangiranwa, yabaye umuhanzi rurangiranwa, yabaye umukomediye rurangiranwa, yagize fame yose ishoboka. Ndibwira yuko niba
yaragerageje kuvuga bino bintu bimuvuyemo ni experience y'ubuzima yanyuzemo, kandi ngira ngo numwe wabashije kugerwaho n'ibyiza isi ishobora kuba yatanga. Ubuhamya rero cyangwa se izi nama ziwe ni inama nawe zakugirira akamaro, ni inama zikomeye. Avuga yuko rock bottom ari aho umuntu agera hasi cyane mu buzima, aho ubona nta kindi gisigaye maze ugahitamo guhinduka. Iyo ageze kuri cliff top rero avuga yuko ari ukugera hejuru cyane. Mu magambo yarivugira ati iyo umaze kugera hejuru cyane aho ufite byose ukagera aho ubona ko ibyo byose ntacyo bikumariye mu byishimo bya nyabyo, atugeraho ufite byinshi cyane ariko imbere muri wowe hakaba harimo ubusa. Ati icyo gihe nk'uko bigenda kuri rock bottom ugomba gushaka icyo wari uri gushaka nyacyo. Icyo washakaga si amafaranga, si igitsina, si izina wari uri gushaka wowe ubwawe. Arakubwira ati iyo ukunze umuntu si uwo muntu uba ukunda gusa, ati nuko wumva umeze uri kumwe nawe. Akomeza avuga ati iyo ufite amafaranga si amafaranga uba ukunda, ni ibyishimo akuzanira. Ati iyo ugeze kuri cliff top usanga wari waribagiwe icyo kintu kiri imbere muri wowe atari hanze. Atariko hari ahantu h'ingenzi cyane aho wumva umeze neza uri wenyine, aho wizera Imana, aho wizera ubuzima, aho uvuga uti uko byagenda kose nzabasha kubigira ibyiza. Agakomeza ati ntukeneye ibintu runaka ngo ube wishimye, wowe ubwawe urahagije. Isomo rero twakuramo aya magambo yewe bwite yivugiye nuko kuri rock bottom no kuri cliff top isomo ririmo ugomba kwikunda, ugomba kwiga kwikunda wowe ubwawe, kwiga kwiyumvamo ibyishimo utabikesha ibintu byo hanze. Ugomba gukunda kubaho atari uko hari ibyo ufite, ahubwo kubera uwo uriwe. Iyi ni Bivuge TV, aho tuvuga ukuri, aho twubaka ibitekerezo. Murakoze cyane kudukurikira.